ndabasuje inshuti muri kurikira kuri Hembuka Voice TV, tubifurije amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe muri sirgo yacu tukunda kuvuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Turabasuje aho muri hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari Afrika, abari Burayi, abari Amerika, ku migabane yose igize isi yacu, tubifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi tugize umugisha, twongeye guhura n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana Pastoroni. Pastor, tuguhaye ikaze kuri Hembuka Voice TV. Nubwo hari abantu bakumenyereye basanzwe babona uyibwirizaho, ariko tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Watangira dushyira imbere y'Imana hanyuma tugakomeza. Murakoze, kadusenge. Mwami Yesu, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubwo kuduha umunsi mwiza w'umugisha. Turi imbere y'abantu bawe benshi bari mu bice bitandukanye by'impera z'isi. Mana, ndagushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo tuganire, kandi tuganire amagambo yubaka, tuganire amagambo akomeza imitima y'abantu bawe. Mana, dushoboreshe mu kiganiro cyose, dushoboreshe mu mwanya wose tujye kumara hano, kandi tubere umugisha abantu bawe. Reka uri butwumve wese ahindurwe n'imbaraga z'ijambo ryawe, kandi ahindurwe n'amagambo meza agiye guturuka mu kanwa kacu. Mana, ndagushimiye ko ugiye kubana natwe no kutugira neza no kutuyobora muri gahunda zose, mu izina rya Yesu dusabe tunezerewe. Amen. Imana iduhana umugisha. Amen. Pastor, mumeze mute? Tumeze neza. Iyi murimo w'Imana. Turashima Imana. Turi mu minsi igoye ku bantu bagenzi bajya mu ijuru. Mwebwe murimo murabifashwa n'iki ko mbona abantu benshi bigenda byivangavanga? Ari imvugo bakunda kuvuga ngo irondo ryivanze n'abajura. Twebwe tuvuga ngo dushobozwa byose na Kristo duhimbaraga. Haleluya. Nta mana ntacyo twageraho, ariko Imana nidushoboresha kuba tugeze amagengo nk'aya, kandi turamahoro. Hanyuma hari abantu bakubonye ari ubwa mbere, hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere, umaze iminsi ubwiriza kuri social media no mu nsengero, ariko hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere. Wamwibwira gute Pastoroni, background yawe? Murakoze cyane. Amazina ni Nahamungu Aroni, niyo mazina y'ababyeyi, kandi niko nitwa koko. Banyise Nahamungu kuko navutse mu bakobwa benshi, kubona umuhungu byabaye Nahamungu. Ako kana. Ntabwo ryaba ryaje ridafite aho riturutse. Arabizi ababyeyi bacu bazi ubwenge. Bakwitirira bakurikije ibihuvutsemo, bihubayemo. Niko banyise Nahamungu Aroni. Mvuka mu bana 9, ariko ndi umuhungu wa karindwi. Nubwo hari undi umwe atakiriho, ariko wa karindwi bamubonye ari Nahamungu nyine, banyita Nahamungu. Umuryango wanjye wa papa na mama ntibakiriho bose, ariko barasengaga, hari abarokore bakunda Imana. Dukurira mu muryango wa Gikristo, duhabwa agaciro ka Gikristo, ka kirazira. Dukura tubwirwa ko kwiba, kubeshya, gusambana, kwiba ari ibintu bibi. Ukavuga uti nabikoze, ugatekereza ko Imana yaturuka mu ijuru kaza kwica umwanya. Rero Imana iradushoboresha, turakura, iradushoboresha. Duhera mu bwana, turakura, tuba abasore, tuba abagabo bakuze bubatse. Undi umugabo wubatse washatse mudamu umwe, ndetse tubyara n'abana 3. Turashima Imana rero ku batari banzi babonaga wenda, cyangwa batari bazi bike bingize, ngira ngo byaba ari ibyo ngibyo. Imana iduha umugisha, Imana iduhana umugisha. Ndumva ufite background wenda kugira amateka nk'ay'izina ryanjye. Ntabwo ndi buvuge kuri kamera, ndi burivuge ndabesha amatsiko. Pastor, hanyuma urugendo ruganisha mu muhamagaro, wenda kuva ukiri mutoya kugera aho umenye inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ese wavutse uri umukristo, wavutse ukijijwe byaje kugenda bite? Mu by'ukuri nubwo twavukiye mu muryango wabasengaga w'abakristo, bashiki banjye tuvindimwe, bavandimwe bose ni abantu bakunda Imana, ni abantu bakoreye Imana, ni abantu bafite impano zitandukanye, ariko sinavuga ngo navutse narakijijwe, kuko amaraso n'umubiri by'umuntu byose usanga twaravukiye mu byaha.
ariko maze kukuza ubwenge kuko natojwe muri Sunday school, natinze muri Sunday school za nyigisho zo ku cyumweru z'abana, narazigishijwe cyane kugeza igihe mva ku rutambwe rumwe nkagera ku rundi, ngera aho nkura ngira ubwenge bwo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Nangije ndavuga ni inzira ababyeyi banyigishije yo kumenya Imana, yo kuba mu nzu y'Imana, mbona ari nziza. Nabona iby'isi nkavuga nti Imana ibahe umugisha ababyeyi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo menyereza umwana inzira nziza zagenda saza atayivamo. Icyo nicyo ababyeyi bashoboye kukumfasha, ariko nanjye maze kugira ubwenge nsanga banyoboye inzira nziza. Ndavuga nti ibi ni byiza, naba ndi mu bindi nkumva bitavamo, nkumva na feelinga, nkumva birangoye kubibamo. Nkumva nishimiye kuba mu rusengero, nishimiye kuba muri korali, nishimiye kuba mu biterane, nishimiye kuba mu nzu y'Imana. Aho nabaye hatandukanye, aho nakuri hatandukanye, aho nabaye hatandukanye, baritaga pasiteri naba nawe nkiri umwana muto cyane, babona imico, babona uko nitwara. Umutima wanjye, inyota yanjye yakomezaga gukunda iby'Imana, gukumbura iby'Imana, kumva iby'Imana, nkumva ndengeyoyinze kubyumva, nkumva biraryoshye, nanjye nkakomeza kugira amatsiko. Ubu namenye ko iyo ukomeje kugenda wumva iby'Imana cyane, ubibamo, ntubimenyera, unabifata nk'ibisanzwe, ahubwo ukomeza kunyoterwa, ukifuza kumenya ibyisumbuye kuri ibyo, ibyisumbuye kuri ibyo, ibyisumbuye kuri ibyo, kugeza amagingo nk'aya. Navuga ko ntazi byinshi, nubwo ndi pastor, nubwo byinshi nize, ariko navuga ko ikeneye nanjye kwiga byinshi, kuko iby'Imana biraryoshye, ni byiza, bihora ari bishya, bihora ari bishya, bihora ari bishya. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Hanyuma umuhamagaro nyawo gutangira umurimo w'Imana watangiye ute? Se watangiye mu makorali, watangiye uri umudiyakoni, nagiriwe ubuntu n'Imana, era impano zitandukanye, ariko ya mbere cyane nakoreyemo ni y'uburirimbyi. Kuramya Imana, kuririmba ni ibintu nkunda cyane cyane. Nabayemo n'abashiki banjye bakundaga, n'ababyeyi banjye bakiriho bakundaga cyane. Iyo mpano rero iza kuza mu muryango, usanga twese dukunze kuririmba. Noneho cyane cyane hano Nyamirambo niho nakoreye cyane. Noneho ngenda ngira ishyaka rivuga riti mu mujyi wa Kigali, kandi kera muri za 95 96 aho kuhakirizwa makurira ko gukizwaho nakirijwe, maze kugira ubwenge muri aka 12 aho nafashe umwanzuro. Ariko nakomeje gukorera kuri hoteli, ntiyari yoroshye kuko abantu bari bagifite imico itandukanye, tukiza muri iki gihugu, abantu tutaziranye, abantu tutazi igihugu, tutazi, ariko tukishakisha hirya no hino, ariko Imana iza kuhanderera, aza kuhafashiriza, mpabwa inshingano zo kuyobora abandi. Inshingano zo kuyobora abandi rero zaze kumfasha kwiyimisi, uko irari ry'umubiri, uko isi igushaka ikakubura, igasanga ufite inshingano. Ibyo rero kubibamo cyane no kuhabwa inshingano, nagiye kwisanga ndi ku rwego rwiza rwo kumva mfite indangagaciro nziza ku bantu. Abantu bambona bakanyishimira, bakumva ibyo mvuga bakabyishimira, bakumva aho ndirimba bakabyishimira, bakagenda bambwira bati ufite ibintu byiza, abantu baruta, ufite impano, ufite ibintu byiza, ni wabirinda ukabikuyakuye neza, bizakugeza kuri. Ubwo nibwo igihe cyageze njya no kwiga ishuri rya Bibiliya, niga iyobokamana, ndarirangiza. Sinavuga ko narangije kumenya byose by'Imana, ni icyiciro narangije runaka. Hanyuma nkomeza kumva nivuga butumwa bibira muri jewe, avuga ni kubwiriza, kuririmba ni ibintu bikenewe kandi byiza, kandi nkoreramo nkumva nanjye ngize amahoro muri jewe, nkumva nta deni mfite. Urabizi ufite umuntu ideni, hagiye uvuga ariko wa muntu nahura nawe ndaca hano ataza kunyishyuza. Ubwo rero numvaga mfite ideni ku Mana, naba ntakoze ibyo mu muhamagaro wanjye, kubwiriza no kuririmba, nkumva nkaho mfite ideni ku Mana. Ndibuka Nyamirambo nize gutangira gutera akagoma ku isoko hariya, tera akagoma. Ubwo nabonaga umukecuru umwe wari ukuze cyane, wavugaga ijwi ntirisohoke, wabwira atera agapendo ku babyibuka,
agatera agapendo atya akabwiriza abantu ntibamwumve kuko ijwi ryari ritoya, ariko ko twari twarahawe indangagaciro iyobokamana, gukunda Imana, gukora Imana. Narahaciye mubonye ndavuga nti uyu muntu uko akuze akaba n'ijwi rye ritasohoka cyane ariko akaba avuga ibintu byiza, bamwe bakamwita nk'umusazi, yewe ufite imbaraga, ntacyo nakunganira nanjye, ntacyo navuga n'abantu bakanyumva. Ndiyemeza mfata akagoma ndagatera hariya ku isoko, ndagatera abanzi baza kureba nkaho nasaze. Abandi bandeba bakamenya ati ni muzima, bagahubwa kugira ngo ntaza kubabwira ngo baze bafatanye nanjye, kuko bikorera isoni kandi biteye ubwoba kujya ku karubanda. Ariko numvaga muri mfite ishyaka, ndavuga nti reka nanjye ibyo mfite bibwira abantu. Ariko narabwirije, nyuma yo kuririmba ndabwiriza, mbona abantu barakirijwe batari na bakeya, 20, ndongera ndibuka naje guhagarikwa na Roko Defense mbwira ngo nateze umutekano mukeya. Nza kurekera aho ngaho nemera kubaha, ariko muri gihe shyaka ryakomeje kubira, umva ko hondi hose na bere umugisha abantu n'abandi. Rero ubwo kwiga Bibiliya no gukomeza gukora Imana nabitangiye mu myaka myinshi ishize, 95, 96, no gukomeza kuza amaje nkaya. Imana iguhe umugisha kuba waremeye gukomeza inzira nziza ababyeyi baguciriye, niko navuga. Hanyuma urugendo rw'agakiza ubona ari iki kigora abantu mu gukizwa? Kuko abantu benshi birabananira, n'ubu bihagazemo ejo ukabona yabishingutsemo. Ubona ari iki kibagora? Ese n'irihe banga umuntu yakoresha kugira ngo akomeze abihagararemo neza, cyane nk'umuntu uba warabikuriyemo? Mu by'ukuri isi nayo iradushaka, iranadukurura. Ibyo ni ukuri, kadukurura cyane, ifite byinshi byaduhuza, ugasanga iyo ubyumviye kenshi usanga watakaye. Ariko buriya niho navuze ko imaze kugira ubwenge nibwo nabashobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Naho ndi Nyamirambo nabonaga abantu bakora ibibi bitandukanye, habaza umutima wanjye nkavuga nti ariko biriya bikoze nakwitwa intwari, hasanga nakwitwa ikigwari. Naje mbwira umutima wanjye ntabwo ari byiza, sindabona umuntu wakoze ibibi wiswe intwari. Ndavuga nti mpisemo rero gutandukanya ikibi n'icyiza nkora ibyiza. Rero umubiri uradukurura, isi ikadukurura. Iyo yumviye ukagenda uko ushaka, ntugire igihe cyo gutekereza, cyo kumenya impamvu wahitamo neza, ugapfa gukora ibintu gusa utatekereje. Kenshi ukora nabi, birakugora, kandi rimwe na rimwe ukabona nkaho byirimo ari byiza, ariko buriya wemeye no kugirwa inama byaba byiza. Igihe umuntu akubwiye ati iki wakoze si cyiza, ugihindure ntikikubereye, mu by'ukuri uwo muntu wanamukunda. Nubwo abenshi bashobora kumubona nk'umwanzi wavogereye ubuzima bwawe, utagushinzwe, aguteza amatwi ibyo ukora, ukumva ubujyanama bw'abantu, byagufasha gukora neza. Ariko iyo utumvise inama z'abantu kandi nawe ibyo ukora ubu binabireba, nuko udashaka no kubivamo. Ariko isi iradutwaza igitugu, ifite byinshi bidushuka nk'urubyiruko. Imbaraga zacu zikunda gukurwa na byinshi, Satani azishaka, isi azishaka kugira ngo zikoreshe mu bitafite umumaro. Kubyikuramo rero birananirana cyane. Ariko kwa kundi nagiye numva ijambo ry'Imana cyane mu matwi yanjye, mbwirwa ikizi ko gishobora kuresha ikibi, imbaraga z'Imana ko ari nziza, uko zikora, uko umuntu ashobora guhitamo neza, uko umuntu ashobora gufata umwanzuro, uko umuntu ashobora kugira focus, uko umuntu ashobora gutegura ejo he hazaza. Nagiye byigishwa cyane, ndavuga ariko ibi nta wundi bibwirwa ryewe. Umva rero ubwo bujyanama, nkumva inyigisho, nkumva nagiye gira n'amahirwe kubona abantu bakuze bakanyicaza, bakambwira ati ariko wowe rwose utunganyije ibintu byawe neza, ukumva ukagira umurongo mwiza, wazafasha benshi mu gihe cyawe. Uko bagiraga inama nkabyumva. Rero hari igihe wanga kugirwa inama, ukanga kureba ibitagenda neza, icyo gihe udafashe umwanya wo kubitandukanya, ukora nabi. Isi rero ikagutwaza igitugu, kandi iyo igushyize ikomeza kugusanga kukuresha n'ibirenze, ugasanga wabaye umuntu mubi cyane kurushaho. Rero isi koko iradutwaza igitugu, isi ifite imbaraga, isi ifite ibidukurura byinshi. Ariko ngira ngo umuntu afashe umwanya wo kwisuzuma no gutekereza no kumenya guhitamo ikibi n'icyiza, ngira ngo inzira nziza ziracyahari kandi birashoboka. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza, riravuga ngo kugukorera no kwikorera umutwaro wanjye ntibiruhishe. Umutwaro w'Imana ntabwo uruhishe. Byanditse muri Matayo 10:28, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange
ndabaruhura mwemere kunyigiraho kuko umutwaro wanjye utaruhishe. Umutwaro w'Imana ntabwo uruhishe, kuko Imana ntabwo uruhishe. Umusaraba wawe wikoreye ugakurikira Imana biroroshye cyane, ariko udakoreye Imana mu by'ukuri birakuvuna. Usanga ibintu byose ubona nta munezero bifitemo, usanga nta byiringiro bifitemo. Rero ugasanga ko gukorera Imana bifite ubusobanuro, ni byiza kandi bifite inyungu kuri benshi. Ubwo rero nkavuga ngo kujya mu muhamagaro no gukorera Imana birashoboka kandi ni byiza, kandi uwadushoboresha si uwundi, si idini ryacu, si umuntu runaka, ariko ni Imana. Iyo mitsi Imana muri wowe iguha imbaraga zo gukora ibyiza. Hari akabazo pastor umuntu yakwibaza. Ngewe nakijijwe namenye inkuru za Yesu Kristo kera cyane muri 1993, ariko agakiza k'icyo gihe nakuye umunsi mbona ku giti cyanjye mbona bitandukanye, birimo biratandukana. Ese hari n'abantu benshi nzi babivamo bati Yesu ntabwo akije, baratubeshye. Hari umuntu twigeze kuganira hambere ahangaha, ni umuntu wo mu itorero rimwe cyane bakabya ibintu by'idini cyane, arambwira ati ubundi baratwigishaga, umuntu akatwigisha akatubwira ati nguriya Yesu, ati wahindukira koko, ati kumva ukabona ari hafi utabona araje. Agakiza k'iyi minsi na ka kera urabona birimo kucwa. Icyo navuga cyo nagusobanurira neza nuko nta gakiza karenze kabe gahari. Agakiza ni kakandi ko guhera mu gihe cyaba sogokuruza kugeza none aha, agakiza ni kakandi, ahubwo ibihe bigenda bitandukana. Uko ibihe bya kera byari bimeze, urumva rero 1993, ariko nanjye icyo gihe wenda imyaka ntihari myinshi, ariko nanjye imbere yaho gato gukora kuri umuryango wa Gikristo, agakiza kari umwimerere cyane, abantu bafite indangagaciro zako. Nyine urabona byicwa, ariko ugejeje none aha ubona abantu basenga ariko badakirijwe. Insengero ziraba nyinshi, insengero ni nyinshi, abantu bajya mu rusengero ni benshi cyane, ariko usanga none abanyabyaha ubu ngubu aribo baririmba, aribo babwiriza, aribo bayoboye abandi. Bivuga rero agakiza ni kakandi, ariko ibihe biratandukana. Bibiliya yagiye bivuga Yesu, abigishwa babaje Yesu ngo tubwire igihe cyo kugaruka kwawe kizaba ryari. Aravuga ati ariko mwebwe mufite ubwenge, mujye mureba ibimenyetso, murebe se imvura igiye kugwa, ntiyabanza ku igicu kujya hamwe kigahinduka kigahinda imvura ikabona kugwa. Aravuga ati rero bimwe mu bimenyetso bizaranga kugaruka kwanjye nibi: urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazangana, umuvandimwe azanga mugenzi we, abantu bazicana, bazagira bati. So hari ibihe byahanuwe bigomba kuzabaho, rero twamaze kubigeramo kera. Ugasanga rero agakiza ni kakandi n'ubundi, ariko ibihe biratandukanye. Rero biterewe n'ukuntu umuntu abyitwaramo. Ubu nta muntu ugufatiraho imbunda cyangwa se gutera ubwoba ngo ukore bibi, ahubwo wowe uhitiramo ku bwawe. Nko mu Rwanda rwacu tuzwi ko dufite umudendezo usesuye mu bintu byose, ni igihugu cy'amahoro, amahanga aza kureba, abantu bakomeye baza bakisanzura, ariko nta muntu n'umwe ujya wigishwa cyangwa waterwa ubwoba akora ibibi. Gukora ibibi biterwa n'umuntu ku giti cye, uko ahisemo amahitamo yawe. Nubwo ibibi bimaze kuganza n'agakiza kamaze gucuyuka ku bantu benshi, ariko ntibivuze ko ari bose. Abantu bazima barahari, abantu basenga Imana barahari, abantu batinya Imana barahari. Muri iyo myaka ishize si myinshi, ni yavuba mu gakeya, ariko hari umupasiteri nzi wigize kuba afite inzu ye n'imodoka. Arangije avuga ati ariko ukuntu nabonye ibi bintu sinabibonye mu nzira nziza. Abwira abana be n'umudamu, avuga ati ariko nabibonye nkiri umupagani mwati, narasengaga ariko ndabiriganya, none umutima uwe ura amahoro, ukamucira urubanza. Avuga ariko nagira inzu yanjye, nagira imodoka, ntabwo nabibonye mu nzira nziza. Abwira ahamagara umudamu n'abana, avuga ati jewe narubatse murabizi, mutufite n'imodoka, ariko numva nafite amahoro kuko nabibonye mu nzira zitari nziza. Nta n'uwo yibye, nta n'uwo yishe, nta hantu yakoreraga, n'umushinga runaka yakoreragamo, aza kubona uburyo bw'amafaranga menshi, nta n'uwamukurikiye, ariko umutima abuze amahoro. Handi avuga ati ibi bintu rero ngiye kubitanga, muremera? Madamu uremera n'abana baremera? Bararira bararira, bavuze bati papa wasaze, ati papa. Ararira avuga ati jewe kugira ngo mbone amahoro no kugira ngo mbone umugisha wisumbuyeho, nuko ibintu ngomba kubitanga. Yahisemo kugurisha inzu ye no
kugurisha no kugurisha imitungo yari afite n'amamodoka yose abishyira kuri konti y'abafasha abantu bababaye n'ibindi arabitanga afasha abantu. Ariko atangira rimwe, abantu bose turamureba, atangira kuri zero, abantu bose baramureba ati si umuntu ni muzima aruzuye, ukareba agenda n'amaguru yari afite imodoka ukabona aracumbitse. Byatwayeho igihe runaka Imana itangira gufungura umugisha wayo wihariye. Ubu yaje kubona umugisha ukomeye cyane, wahakorera sinamuvuga, arazwi, ariko n'umuntu nanjye nabona urugero rwiza kuko yabikoze ndi mutoya. Ndavuga nti rero birashoboka ko abantu bakijijwe bakandi bagitinya Imana bakigendana n'Imana bahari. Rero ubu ibibi byabaye byinshi nibyo abantu banahanga amaso, ugasanga ku mbuga nkoranyambaga ntawe ushaka kureba ibyiza, ushaka kureba abambaye ubusa, ushaka kureba abatinganyi, ushaka kureba ababeshya, bashaka kureba gukabya inkuru. Ibyo ugasanga byitwaye umwe, bitwaye undi, bitwaye undi, bitwaye undi, bitwaye undi. Ariko guhitamo n'ibyiza by'ijambo ry'Imana n'agakiza karahari kandi gafasha abantu, kandi abantu bagituje baki muri bo bagifite n'icyerekezo kandi cyiza. Ngaho tubwire ni irihe jambo ryakomeza umuntu wari warabivuyemo, umuntu wari warabivuyemo rwose waracitse intege avuga ati Yesu ntakije, Yesu ikindi natubwire ni ibyahanuwe byinshi byarasohoye, byinshi twabibonye, ubona ari iki gisigaye kugira ngo umwami Yesu Kristo aze? Murakoze cyane. Sinavuga ngo niki gisigaye, hafi byose byahanuwe twamaze kubigeramo. Ubu turi mu bihe by'inyongezo by'akaga, ibihe bikomeye nanjye ndabibona, akaga k'isi, ndetse rwose biragaragarira amaso ya buri wese. Ariko icyo tukora aho ngaho ni uburyo ki umuntu abyitwaramo. Nkavuga nti amagambo y'ihumure nayasubizamo imbaraga, nayakomeza umuntu ni na menshi, ariko make muri yo wenda twagenda tuyakomozaho. Hari Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Icyanditswe neza buriya Bibiliya niyo igenda itubwira amagambo meza kandi amagambo ashobora kudufasha no kuduhumuriza. Zaburi ya 23 naye ntangiye kuhavuga, ariko Zaburi ya 23 umurongo wa mbere aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, njyana uruhande rw'amazi adasuma, subiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo binkumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Iyi ni Zaburi ngira ngo abantu benshi bamenya bagikizwa, bamenya mu nsengero zitandukanye, ariko ijambo ry'Imana n'ubundi ryandikiwe twebwe kandi rishurirwa twebwe, kandi rigenda rigufasha kuri buri tape yose ugeze kuba ukivuka kugeza ushaje, ufite ijambo ryawe rya buri munsi bitewe n'aho ugeze. Ijambo rero ry'Imana rihora ridutunga buri munsi ko bugiye ko bwije. Hano ijambo ry'Imana yavuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ni ukuvuga niwe umushumba wanjye, niwe mubyeyi wanjye. Ni umushumba, buriya umushumba dufashe abashumba baragira inka, dufashe abashumba baragira amatungo atandukanye. Ubundi umushumba ashinzwe kureberera umukumbi, akareberera amatungo ahakwiriye, aho agomba kurisha, aho agomba kuba kugira ngo abeho mu buzima bwiza. Rero ni Uwiteka ameze kuri twebwe. Ijambo ry'Imana rero rihora ari ukuri, ntabwo rihinduka n'umunsi n'umwe. Hano ijambo riratubwiye ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ntabwo nzakena. Ni ukuvuga ngo nk'uko umushumba ashinzwe kureberera amatungo, iye aragiye, ishobora kuba ari inka cyangwa n'andi matungo, akamenya ngo igihe cy'iki cyateye tugomba kugisha, ibihe bigoye byateye,
ngomba kuzifata muri ubu buryo, nkazitwara kuzuhira inka no mu bwatsi bwiza. Niko Imana itubereye umubyeyi. Iyo ubyemeye ukabyizera ukabyakira, ariko kagakiza kamere twavugaga ko umuntu akizwa rimwe, noneho gakomeza urugendo rwo gukura mu mwuka. Iyo ukomeje kwigishwa byo gukura mu mwuka no kumenya Imana, ugera usobanukirwa byinshi bikagukomeza. Aha rero Uwiteka iyo ari umwungeri wawe ukabyemera, niwe ugushoboresha, niwe ugufasha, niwe ukuyobora, niwe ugushyira ahantu hakwiriye. Nubwo ibihe byaba bigoye by'amapfa nk'ibyo turimo, by'ubuhenebene nk'ibyo turimo, Uwiteka amenya aho gushyira, wowe ukabaho mu buzima wumva budateye impungenge, budateye inkeke, kubera ko uzi neza ko mu isi turi mu rugendo, mu isi turi mu nzira. Noneho ijambo ry'Imana uko rikomeje kutubwira muri uno murongo, haravuze ngo Uwiteka niyatubera umwungeri mwiza ntabwo tuzakena. Uyu munsi mu mitima y'abantu irahangayitse, ni naho dufite ibibazo byinshi bitari bimwe, nuko abantu badatuje. Bantu si mu Rwanda rwacu, si muri Afurika yacu, isi yose nta mahoro ifite. Isi yose ifite impungenge, isi yose ifite ubwoba. Hari umuntu umwe umunyamahanga wafashe abana be mu minsi ishize, aravuga ati nkurikije Covid ko yabayeho, nkakurikiza ukuntu abantu bagumye mu rugo, ukuntu abantu bambaye ubupfukamunwa n'iki, ati abana banjye ntabwo nzongera kumusubiza ku ishuri. Ati zo kubatwara bakagaruka bakabasubiza mu rugo bakaza ntacyo bivuze. Aravuga ati genza abigishiriza mu rugo. Ayo gasanga nawe yimye abana be uburenganzira bwe bwo kubana n'abandi n'iki. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo isi iteye ubwoba, isi ifite ifite ibishuko byinshi bituma umuntu adatuza, yumva atameze neza. Ariko Bibiliya tubwiye ngo Uwiteka maze kutubera umwungeri wacu, ntabwo tugomba gukena, ntacyo tugomba gukena muri twebwe. Urumva rero iyo wumva ko utazakena, gukena ashatse kuvuga si by'amafaranga. Umuntu wakennye mu buryo butandukanye. Abantu bakennye ibitekerezo, abantu bakennye ibyiyumviro byiza, abantu bakennye amahoro, abantu bakennye mu buryo butandukanye. Noneho kuko umuntu abayeho akennye, afite guhangayika muri we, Bibiliya iratubwiye ngo azaturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, atuyobore mu nzira yo gukiranuka. Urumva rero mu yandi magambo, amagambo y'ihumure ni menshi, amagambo yadufasha ni menshi, yo kumva ko twebwe tudakirana n'imbaraga zacu, twebwe tudakirana n'ubwenge bwacu, twebwe tutabikora muri logique n'ibitekerezo byacu, aribyo byinshi abantu benshi. Uyu munsi uvuga ikintu cyiza, umuntu akagikora hano ariza akagishakamo ikibi. Kubera amateka y'ubuzima bw'umuntu, kubera ibyo umuntu yaciyemo, urabona nk'ubu turi mu bihe by'izuba. Ibihe by'izuba turimo none riratse kenshi, ushobora kwambara amarinete nk'aya nambaye ku zuba kugira ngo afashe kureba, afashe gusoma, afashe kugenda neza. Icyo gihe rero ibintu iyo ndebera ibintu muri ano marinete y'izuba, mbibona izuba ndica intege, nkareba neza, nkakora neza, kuko izi rinete zagenewe kugenda ku zuba. Ubwo ibyo ndebera byose muri ano marinete y'izuba, mbireba nk'ibyaciwe intege n'izuba, nkakora neza, nkagenda neza. Hari andi marinete rero yo gusoma, nk'ubu koko nta maso ndwara, nambaye amarinete yo gusoma, natangira kubona isi ibyina, natangira kubona isi inyeganyega, natangira kubona ukandagira singende, kuko nambaye amarinete atarayayo sindwaye. Bivuga ngo abantu bafite amarinete atandukanye bambaye. Hari abantu rero bahora bambaye amarinete y'ibibi. Iyo uhora ureba ibintu bibi, ukareba mu bintu bidashoboka, ukareba mu bintu byagukomerekeje kubera amateka, ukareba mu bintu wakuriyemo, bituma isi uyanga, bituma uhorana amahane n'ibibazo ku bandi. Ariko iyo ukoze ikintu umwanya wacyo, kizana ingaruka nziza. Rero icyo navuga nafasha abantu muri uru rugendo turimo, nuko tugomba guhumura. Hari indi jambo nanone riri muri Yohana ibice 14 hano riranditse, umurongo wa mbere, havuga ngo ntimuhangayike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni amagambo Yesu yavuganye n'abigishwa be igihe yari ku musozi abasezera asubira mu ijuru. Yesu agenda mu ijuru, bagize ubwoba abigishwa, baravuga se kudusize kandi igihe twari kumwe nawe ari wadushoboreshaga kugira ibyo tutsinda, kugira ibyo tugeraho, kugira ibyo tumenya, twebwe nk'abantu ukaba dusize, tuzabigenza dute? Tuzagera kuki? Tuzabishobora dute? Ariko Yesu avuga amagambo, aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana
nanjye munyizere mu rugo kwa data hari amazu menshi. Avuga ati cyiza nuko nagenda nkajya kubategurira kugira ngo aho ndi namwe ariho muzaba. Mu yandi magambo tugomba kubaho hano dufite ihumure, dufite n'ibyiringiro, kuko turi mu rugendo. Aha ntabwo ari iwacu, iyi si ntabwo ari iwacu, ubu turi mu rugendo twese. Nk'uko ubona ko abantu iyo bari muri bisi, iyo abantu bari muri bisi uva mu mujyi ujya Remera, iyo ugeze ku cyapa cyawe uravuga uti ndasigara, wagera ku cyapa cyawe undi akavuga ati ndasigara, undi yagera ku cyapa cy'iwabo undi ati ndasigara. Rimwe na rimwe bisi ikagera Remera muri gare ifitemo abagenzi bakeya nka 5 cyangwa 7 kandi bari 30, kuko buri wese ageze ku cyapa cye agasigara. Ibyo bigereranywa n'ino si turimo. Iyi si turimo kwese turi mu rugendo, siho iwacu. Aho tuzagera rero ni hehe? Naho twavuye he rero? Twavuye ku Mwami Imana. Hari abatabyizera, hari abatabyumva, hari abadashaka kubitega amatwi, ariko uko niko kuri. Ijambo ry'ihumure rero rirahari, ntitugomba guhangayika, ntitugomba gukuka umutima, kuko ibi byarahanuwe kandi tugomba kubibamo, tukambikwa imbaraga n'Imana kubigendamo. Twamara kubigendamo, kuko turi mu rugendo n'ubundi dufite aho tuzajya kuruhukira, dufite aho tuzajya kubiteka n'iteka. Kuko mu kanya twaganiraga uti ibyahanuwe, ibyavuzwe ibyinshi, ese wabitubwiraho iki? Mu by'ukuri nta cyasigaye, byose byarabaye, byose tubirimo, byose turabigendamo, ariko nyine turi mu rugendo rujyaho Imana yaduteguriye aho tuzaruhukira twese. Inama rero natanga, ibitekerezo natanga ku baduteza amatwi, ku batwumva, nuko tugomba gushikama mu nzira nziza twahisemo, nuko tugomba gusubizwamo imbaraga mu rugendo twatangiye. Imbaraga rero dusubizwamo nizihe? Nizo kumva ijambo ryayo no kugirana n'Imana. Uyu munsi nta muntu ugishaka kumva ijambo ry'Imana risobanutse mu buryo bwiza. Uyu munsi abantu bashaka kumva ibindi bijyanye n'amarangamutima, ibindi bijyanye n'ibyifuzo byabo, ariko ijambo ry'Imana riracyari umuyobozi mwiza utajya uyobya n'umunsi n'umwe. Nitwemerere tukumvira ijambo ry'Imana, nitwemerere tukagira abigishwa batwigisha bazima. Guhitamo n'ukwacu, uburenganzira n'ubwacu. Ushobora gusengera aha cyangwa ukasengera hariya cyangwa ugasengera hariya, bituruka ku mutima wawe ufashwa no kumva ubyifuza n'ubwenge Imana yashyize muri wowe. Buryo ubwenge Imana yashyize muri wowe bufite imbaraga zidasanzwe zo kugufasha kugera ku bintu bidasanzwe, igihe wemereye iryo jwi ritoya ryongorera ry'ubumana riri muri wowe rikayobora ubuzima bwawe. Rero ndumva ari byinshi twasobanura, ni byinshi twavuga, ariko ndagira ngo mpini aho ngaho tuzakomeza kuganira, tuzakomeza guhana umugisha, tuzakomeza kuvuga kuri byinshi. Yesu aguhe umugisha pastor. Jewe nshubijemo intege ku ruhande rwanjye. Nanjye nari ntangiye kuba umwe muri babandi bibaza ngo ese Yesu ntago akije. Impamvu mbivuga gutyo, n'abapagani n'abapfumu n'abakonikoni ntago bagitinya kuvuga iryo zina. Ako kantu ko wagasobanuraho iki? Izina rya Yesu ubundi bararitinyaga. Wavuga ni izina rya Yesu ahantu hari abadayimoni, bakavuga bati turahiye turashize bakiruka, ariko noneho n'abapfumu barimo bararikoresha. Ariko ntuzabitindeho cyane, kuko Petero yagiye yakora ibitangaza asengera abantu, abantu bagakira, abantu bakabohoka. Noneho ni Paulo, noneho haza nanone umukonikoni nawe mu gihe cye aravuga ati nanjye ngiye gusenga mu izina ry'uwo. Ati bivuga gusa abadayimoni yahise aza amuciraho imyenda, aramushwanyaguza, amukubita hasi. Izo nkuru uraziri muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa. Uyu munsi rero abavuga izina rya Yesu ntituzababuza, ni benshi pe bazarivuga, ariko ntibizatinda kugaragara ibyabo. Bazacirwaho imyenda mu mujyi bose babarebe, kuko ubuzima bwabo subw'Imana. Bazavuga Imana ariko ubuzima bwabo atari ubw'Imana. Ibyo bizasoza abantu bagiye mu zimbohe, bizasoza abantu barambuye abantu, bizasoza abantu barahibutse. Igihe kizabisobanura. Ntabamubuza kuvuga iryo zina, ariko igihe yisobanura byose. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Hari umuntu dukurikiye arwaye, hari umuntu dukurikiye afite ibibazo bitandukanye, wadufasha ukamusengera. Murakoze cyane. Munyemerere dusengere ijambo ry'Imana, dusengere n'abatwumvise kugira ngo ijambo rigire imbaraga mu mitima yacu. Kadusenge. Mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira kuko uri Imana y'amahoro kandi ukora ibitangaza ugakabera hose icyarimwe. Uyu ni umwanya twumvise ijambo ryawe, twaganiraga ku ijambo ryawe. Hari abantu bicara baganira
bakaganira ibitari byiza, bakaganira ibizateza ibibazo abantu, ariko twe twaganiraga ibiganiro byiza byubaka benshi mu izina rya Yesu. Niba hari urwaye akire, niba hari urushye mu mutima aruhuke, niba hari uwatawe n'imiryango yongere kwigizwa hafi n'urukundo rwawe Mwami, mu izina rya Yesu. Ndabizi abantu bararushye, abantu bararemerewe, babuze n'ubutabazi n'ubuhungiro, ariko muri wowe harimo ubuhungiro, muri wowe hari amahoro, muri wowe hari uburuhukiro, muri wowe hari ubutunzi. Emera rero uhishura amaso y'abantu bawe, ubiyereke mu izina rya Yesu. Ubohora abarwaye, ubohora abafite ibibazo bitari bimwe, bakira ubwiza buturuka kuri wowe. Mana, ndakunezere ko mvise gusenga, ndakunezere ko ukoze imirimo myiza, ndakunezere ko ubohoye ubwoko bwawe. Icyubahiro n'amashimwe n'ikuzo n'ibikugarukire, sabye nizeye kubyumvise kandi bikoze none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mana ibaho umugisha abadukurikiranye twese muri iki kiganiro, kandi turi kumwe, tuzakomeza tuganire, muzakomeza mukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Hembuka Voice TV. Pastor, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Uduhaye ijambo ryiza ry'ibyiringiro, hari umuntu warucitse intege nkanjye. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Imana ndasaba abantu bari badukurikiye kuri Hembuka Voice TV, inkunga ngiye kubasaba ntago igoye. Mukore subscribe, mudufashe kubaka uyu murimo w'Imana. Subscribe, share mu magurupe, ku social media atandukanye, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Na comment yawe irakenewe kugira ngo ubashe kuduha ibitekerezo by'icyo twakora kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Pastor, mbere ko wenda nkurekura, wabwira abantu bagukurikiye adresse yawe, umuntu wakwifuza gusengana nawe cyangwa wakenera inama? Murakoze cyane. Mwamura kuri telefone yanjye igendanwa, aho wambona 0788 46 39 69 ni 8246 wampamagara ufite icyifuzo gitandukanye, ufite ibyifuzo bitandukanye, tukagira ibihe byo gusengana no kuganira no guhana inama. Murakoze cyane. Amen.